Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Nk'uko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Muri aka kanya rero ngiye kubasangiza ibitabo 4 bitandukanye byampinduriye ubuzima ndetse n'imitekerereze. Mu buzima bwa buri munsi umuntu ahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari ibyiza, hari ibibi, hari ibituma utekereza cyane, hari ibituma wibaza uti se kubera iki kintu kibayeho. Urugero, hari ikibazo nahoraga nibaza cyane nkavuga nti se kubera iki umuntu atekereza gutya, wenda gukoreye nk'ikintu, kubera iki umuntu muzima, umuntu mukuru ashobora gutekereza nk'ikintu agahurutura nk'ijambo akakubwira, cyangwa se ukabona ibikorwa n'ubundi ari gukora ukibaza uti uyu muntu bitebye, uyu muntu abayeho ate, atekereza ate. Nyuma rero naje gusoma ibitabo 4 bitandukanye, ari byo icya mbere cyitwa A Successful Wife, ikindi cya kabiri cyitwa How Successful People Think, ikindi cya gatatu ni cyitwa The 7 Habits of Highly Effective Families, ikindi cya kane cyo ni akarusho ni Bibiliya ntagatifu. Nagiye mfata umwanya nkasoma wenda nk'ibi ngibi bitatu. Ibi bitatu byo narabirangije, sinabeshya ko Bibiliya nayisomye ngo nyirangize, ariko nibura aho nagiye nsoma nagiye mbona ko hari igisubizo ku kibazo nibazaga. Nibaza ni gute umuntu ashobora gutekereza gutya nyiri uko ngiye ntatekereza, ni gute umuntu ashobora kuvuga nk'ikintu, guhimba nk'ikintu, mbese umuntu akabona ntabwo ari kukubanira neza uko bikwiye, uko ubishaka. Maze nka resume y'icyo nakuyemo muri ibi bitabo byose, nabonye ko ngomba kwishimira, ngomba kwakira aho ntandukaniye na mugenzi wanjye, kubera ko niba menye ko mugenzi wanjye dutandukaniye kuri iki ngiki, si uko ari mubi, afite impamvu ze, afite icyatumye abaho gutyo, afite icyatumye areyajisa gutyo. Rero iyo umenye kumwakira, iyo umenye kumwubahira icyo akubwiye, kumwubahira igitekerezo cye gitandukanye n'icyawe, bituma ubaho neza kandi bituma wiga. Ntabwo uguma hahandi wari uri nyine, bituma wiga ukavuga uti hariho abantu batekereza gutya, hariho abantu batinda kumva, hariho abantu bumva vuba, hariho abantu batandukanye. Twese twaremwe mu ishusho ry'Imana, twese turi abantu dushaka kubaho neza, twese turi abantu twifuza ibyiza. Niba ushaka kubaho neza, emera uko mugenzi wawe ateye bitandukanye n'ukwawe. Uvuga uti iki ngiki ntabwo ndi bugikore, ntabwo kanaka gikunda. Niba ngiye kuvugana nawe, niba hari ikintu nshaka kuvugana nawe, nzi ukuntu ateye bitandukanye n'ukwanjye, ngomba kwitegura, ngomba gupanga uko ndi buvugane nawe kugira ngo tuvugane neza, birangire twumvikanye, nubwo kumva kwacu bitandukanye. Sinzi niba muri kunyumva. Ni byiza rero kwemera uko mugenzi wawe ateye. Ni byiza guca bugufi ukavuga uti ntabwo ari njyewe, igitekerezo cyanjye ntabwo aricyo cyumvikana cyane kurusha icya mugenzi wanjye. Ni byiza rero kuvuga uti okay, ngomba kwakira, ngomba guserebura diferanse zacu.
ngomba uko biri kose ngomba gucisha make, nkumva igitekerezo cya mugenzi wanjye, nkemera uko abayeho, nkabimwubahira kandi tukabana neza. Ni ibintu bishoboka. Igisubizo rero cyanjye cyarasubijwe nyuma yo gusoma bino bitabo. Nawe rero ndakwifuriza kumva mugenzi wawe, ndakwifuriza kumenya uko mugenzi wawe ateye, ndakwifuriza kwemera uko mugenzi wawe ateye ndetse ukanabyishimira, kuko twese icyo duharanira ni kimwe, ni ukubaho neza ndetse no kuzagira ejo hazaza hacu heza. Ndumva ari ibyo byaramfashije cyane, ndifuza rero ko namwe byabafasha. Hera nonaha wandike ku rupapuro niba hari umuntu utumva ibintu kimwe, niba hari umuntu ukugora mu buzima, niba hari umuntu ubona bidahura byihuse, andika ku rupapuro umwige, uvuga uti akunda ibi, yanga ibi, ashaka ko ibintu bikorwa gutya. Ibyo bintu nubikora uzabaho neza, uzabaho wishimye, nta kizagutega mu buzima bwawe. Duharanire kubaho neza no kugira ejo hazaza hacu heza. Murakoze cyane, niba mutarakora subscribe muyikore, kandi niba ubona hariho iyi video ishobora kugira akamaro, ntubyihererane, uyimusangize, tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.